Reka mbasuhuze kandi mbaye ikaze bakunzi ba Plus Vision aho muri hose nizere ko mumeze neza kandi nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Ahangaha twabonye yuko uriya mu anko wa Alice ndetse na Gihozo akomeje kugenda bashyiraho igitutu gikomeye cyane kandi ari nako agenda asa nkaho ashaka gutandukanya Cedric ndetse na Alice mu rukundo rwabo, akagira uruhare mu kuba yahuza Alice ndetse na Shalom mu buryo bukomeye cyane, ariko ibyo byose Alice ntabyo we yifuza ndetse nta n'ibyo ashaka. Ese biragenda gute ko Alice akomeje kugenda yanga Shalom ko bakorana ubukwe ku gahato kandi we atamwiyumvamo ndetse atanamukunda? Ese buriya ugiye kureba wasanga ubundi urwo rugo ruzakomera, cyangwa se wabona kubera yuko Alice adakunda Shalom watekereza yuko urwo rugo rushobora kuba rwakomera ukurikije uko ubona Alice atekereza ndetse n'uburyo umubona yikundira Cedric? Ese ubundi bwo uramutse ubonye bakoze ubukwe urabona atajya yisangira Cedric, Shalom akamusiga cyangwa se akamureka? Reka tubigarukeho mu buryo burambuye turebere hamwe icyakurikiraho nyuma y'ibi byose Alice yisanze yakoze ubukwe we na Shalom ariko nyuma akaza kugarukira Cedric. Ese ubundi byagenda gute? Ese Shalom byamugiraho izihe ngaruka? Ese Alice byamugiraho izihe ngaruka? Gihozo se we byamugiraho izihe ngaruka? Byose turabigarukaho neza 5 kuri 5 mu buryo burambuye. Ni Mr Didos tugiye kubana neza muri ubu busesenguzi bwa Plus Vision, aho muri hose nizere ko mumeze neza kandi nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Tugenda tubigarukaho, tugenda tubirebera hamwe, tugiye kwibanda hagati ya Alice ndetse na Cedric na Shalom ndetse n'uriya mu anko nawe ntabwo turi bumusige, kubera yuko uriya mu anko nawe akomeje kugenda asa nkaho atoteza Alice mu buryo bukomeye cyane kandi anamubihiriza mu byo yifuza ndetse n'ibyo atekereza neza 5 kuri 5. Reka tubihange amaso turebe uburyo biraza kuba bikurikiranye kuri pariti ya 17, dore yuko rero pariti ya 16 yasize Dani nawe ari gukundana na manager cyangwa se manager yasubije Dani, dore yuko rero Dani yigeze kwaka manager we urukundo cyangwa se uriya mu manager urukundo, ariko uriya mu manager amubwira yuko azabitekerezaho. Twabonye yuko rero uriya mu manager yatandukanye na Shalom, ariko uriya mu manager yise atekereza yuko hari undi muntu wamusabye urukundo ndetse ubwo bivuze yuko agiye no kurumuha, ndetse bikaba byamaze kuba byagaragara yuko Dani agiye kwegukana uriya mu manager ndetse mu buryohe neza 5 kuri 5. Gihozo igihe Shalom yari ari kumwe n'uriya mu manager ari kumusaba imbabazi ndetse ari kugenda asa nkaho anamutera n'imitoma igiye itandukanye ariko ntimufate, Gihozo nawe yari ari mu mafoto ari kugenda kamera kugira ngo azabone ifoto agenda kwerekana yo kuba Shalom amuca inyuma akaba yajya gukundana n'undi mukobwa cyangwa se akaba yajya kuba yahuza n'undi mukobwa. Alice yakomeje kugenda abitekerezaho neza 5 kuri 5, yakomeje kugenda yibaza uburyo bizagenda, ariko Gihozo aramukoreye ndetse aranamufashije cyane, mu gihe anko wabo yakomezaga kugenda bashyiraho igitutu ababaza byinshi bigiye bitandukanye, ariko ibyo ngibyo Gihozo ntabwo yabirebyeho ndetse nta nubwo abyitayeho, ndetse yakomeje kugenda abigarukaho mu buryo bukomeye cyane, ari nako agenda aganira na Alice mu buryo bugiye butandukanye, dore yuko bageze n'aho baganira ku kibazo cya Alice ndetse na Cedric hagati yabo bombi. Alice akibaza impamvu cyangwa se nako akibaza igihe ashobora gukundana na Cedric mu mahoro nta muntu n'umwe ushobora kuba yaba abavundiye. Ese ubundi bwo ni iki ushobora kuba wabwira Cedric kugira ngo abe yarekana na Alice, cyangwa se n'iki ushobora kuba wabwira Shalom kugira ngo abe yarekana na Alice? Ku ruhande rwa Shalom ntabwo yumva yuko yareka Alice, ariko ku ruhande rwa Alice yumva yuko yareka Shalom. Byose rero tugenda tubigarukaho neza 5 kuri 5, tugenda tubigarukaho neza umunsi ku wundi. Ni Mr Didos tugenda tubana neza 5 ku kandi, tugenda tubana neza umunsi ku wundi, aho muri hose nizera yuko mumeze neza, nizera yuko Nyagasani akomeje kugenda abafasha mu buryo bwose bugiye butandukanye. Ni byinshi tugenda tugarukaho, ni byinshi tugenda turebera hamwe, nizera yuko Nyagasani akomeza kugenda adufasha ndetse akomeza kugenda adukorera buri kimwe cyose gishobora kuba cyadufasha mu byo dukora ndetse n'ibyo dutekereza.
mu buryo bugiye butandukanye. Ese uru rukundo rwa Alice na Cedric urarugereranya n'iki ko Alice akomeje kugenda yicuza, akomeje kugenda yifuza byinshi bigiye bitandukanye ndetse akanagenda yibaza byinshi mu buryo bukomeye cyane, aho akomeje kugenda yicwa n'agahinda. Ndavuga Alice ku rukundo rwe na Cedric, kandi Alice disi yakundaga Cedric mu buryo bukomeye cyane, uretse Shalom bakomeje kugenda bamushyingira ku gahato ndetse no ku ngufu mu buryo bukomeye cyane bugiye bunatandukanye. Aho muri hose nizere ko mumeze neza, nizere ko Nyagasani akomeje kugenda abafasha mu buryo bwose bushoboka. Ni byinshi tugenda tugarukaho, ni byinshi tugenda turebera hamwe mu buryo bugiye butandukanye. Ese Dani namara kuba yabona akundanye n'uyu mumanaja azahita agana he? Ese azahita abigenza ate? Byose reka tubitege amaso turebe uburyo bizaba bimeze, turebe n'uburyo Nyagasani akomeje kugenda adufasha mu buryo bwose bugiye butandukanye. Aho muri hose nizere ko mumeze neza, nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Ni Mr Didos, ndabakunda cyane. Ciao ciao.